Tubahaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko mubimenyereye rero mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda dukwiriye gusigasira tukubaka iterambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta muco dufite ufatika, nta n'iterambere twagira rirambye ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ruhare rw'ibigo bitandukanye biri mu gisata cyo kurengera umuhanzi mu ruganda ndangamuco. Ntimujye kure tubane mu kiganiro. Ndi kumwe n'umushyitsi reka abibwire hanyuma dukomeze ikiganiro. Uyu musore witwa nitwa Harerimana Ahmed, ndi umunyamabanga mukuru w'inama y'igihugu y'abahanzi Rwanda Arts Council. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Harerimana, ni gute mutegura umuhanzi ngo agere ku rwego rushimishije kandi izihe mbogamizi muhura nazo muri uko gutegura umuhanzi? Kugeza ubu inama nkuru y'igihugu y'abahanzi Rwanda Arts Council ifatanyije n'ingaga zirindwi z'abahanzi bibumbiye muri iyo nama. Uburyo duteguramo umuhanzi, ubwa mbere ni uko turiho turamenyesha umuhanzi uburenganzira bwe. Umuhanzi akabanza akamenya uburenganzira bwe nk'umuhanzi, nk'uko n'undi muntu wese amenya uburenganzira mu kazi ke ka buri munsi. Cya kabiri, umuhanzi akamenya ko igihangano ari umutungo bwite wamukiza, nk'uko wavuga umuntu ufite uruganda n'ibindi, umuhinzi mworozi, umucuruzi n'ibindi. Bakamenya ngo kiriya kintu bahanga nibwo buzima, niyo mibereho, baba bagitakajeho imbaraga n'ubwenge kigomba kubatunga. Ubundi buryo duteguramo abahanzi ni ukumenya politiki y'igihugu. Buri igihugu ushyiraho polisi, imirongo migari, yaba ijyanye no kubarengera, yaba ijyanye no kugira ngo bajijukirwe n'uruganda barimo, yaba ijyanye no kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ryabo ndetse n'iterambere rusange ry'igihugu. Ibyo nabyo tubibahuguriramo. Ibindi tubahuguriramo ni uruhare rwabo muri sosiyete nyarwanda. Umuhanzi ni umuntu ukomeye mu ishusho y'igihugu, the image of the country. Ishusho y'igihugu burya ikintu cya mbere kizamura n'ubuhanzi. Yaba umuhanzi wo muri sinema, umuririmbyi, aho ikintu cyose wakora, niyo yaba ari plastic art, umunyabukorikori, ukora peinture, sculpture, iyo dukora ibintu tusirikana n'igihugu cyacu nicyo bisobanura. Aho rero niho ahubwo turi gushaka no gushyira imbaraga nyinshi mu ishusho ry'igihugu kugira ngo tugire identity. Abanyarwanda bagira ibihangano, nukibona ukikibona ubone ko ari icy'Abanyarwanda. Aho niho hatari hatahagerwaho, ariko ibijyanye n'imyumvire yo kumenya ibyo bashaka, bo bari bo, uruhare rwabo mu bukungu bw'igihugu, mu muco, mu mibereho y'igihugu barabyumva. Iyo ni imitegurire migari irimo ibice byinshi, aho ibijyanye n'uburezi, amahugurwa ahoraho, ibigo bihugura abahanzi, Mineduc uyu munsi yatangiye kudufasha kwinjira muri sector ya creative arts, aho ubona mu mashuri harimo umuziki nka section, aho ujya muri kaminuza ugasanga faculties zishingiye ku buhanzi ni nyinshi zashyizwemo. Ibyo byose ni imitegurire y'abahanzi, kuko umuhanzi u Rwanda rwifuza ntabwo ari ufite impano gusa, ahubwo nubasha guhuza impano n'uburere n'ubumenyi no kuba yayikoramo innovation, udushya, akabasha no guhanga imirimo. Ku mbogamizi rero duhura nazo, buri imbogamizi ya mbere duhura nayo ishingiye ku myumvire y'abanyagihugu batari bumva umuhanzi mu buryo agomba kumvwamo. Nimvuga abanyagihugu, wumvemo umuturage usanzwe, ahubwo wumve n'umuturage w'incabwenge cyangwa ufite n'abantu mu nshingano mu bigo bikomeye, za minisiteri, inzego bwite za leta n'iz'abikorera, ntabwo barumva umuhanzi. Ari naho wenda navuga ngo ubuyobozi budushinzwe, inzego bwite za leta nka Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi,
inteko y'umuco, minisiteri y'umuryango, aho hose tuzayo. Nyamuneka turabasaba hazabeho campaign, abantu nibamenye umuhanzi icyo ari cyo. Burya abayobozi hirya no hino bamaze kumenya umuhanzi icyo ari cyo, mu buryo nyabwo bwo kumenya umuhanzi n'uruhare rukomeye umuhanzi afite, ibibazo byinshi dufite byarangira. Hari imbogamizi yo kuba n'abayobozi bwabo, uyu munsi wajya ku muyobozi runaka wamubaza ngo umuhanzi ni iki, akakubwira umunyamuziki, akumva ko ari we muhanzi, ariko ntamenye ko na hariya yicaye mu biro, ziriya ntebe yicariye, ariya meza akoreraho, ziriya rogo zihari, iriya kadi ririmo ifoto ya His Excellency muri ofisi, byose byakozwe n'abahanzi. Ntamenye ko n'iriya foto yafotowe n'umuhanzi. Ubwo rero ndashaka kumvisha ko umuhanzi ni umuntu mugari abantu bakeneye kumenya, bahereye no ku wahanze igihugu uyu munsi n'uwakizuye nawe ni umuhanzi mu ndorerwamo y'abahanzi. Ubwo rero cyo imbogamizi ya mbere ntabwo abantu bazi umuhanzi mu by'ukuri. Icya kabiri, ntabwo baha agaciro umuhanzi, bazi ko umuhanzi ari imburamukoro. Kandi abahanzi uyu munsi barize, baraminuje, n'abayobozi, n'ababyeyi, n'abana batuje mu rugo bafite uburere, ntabwo bumva ko umuhanzi ari umunyarwanda nk'undi. Kubera ko ni sector nshya, abantu bagomba kubanza kumva bakamenya yuko nk'uko abantu bamenyereye agriculture, nk'uko abantu bamenyereye trade, ari nako bagomba kumenya n'ubuhanzi. Cyane cyane ko buriya, reka nkubwire nk'umunyamakuru, nta muhanzi isi yarangira, nta muhanzi isi yabira, nta muhanzi politike ntiyakumvikana, ubucuruzi ntibwakora. Urabizi ko hari n'indabo ushyiraho umuziki zigashisha zikamera neza. Reba ubuhanzi bufasha ibimera, inyamaswa washyira umuziki hariya zikaryoherwa n'ibindi. Ubwo rero imbogamizi ya mbere ikomeye ni uko abantu muri rusange kandi bajijutse n'abafite ubunararibonye n'inshingano z'ubuyobozi bamenya ubuhanzi. Indi mbogamizi ya kabiri ni abahanzi ku giti cyabo batari bamenya kwihesha agaciro. Ariko ntekereza yuko mu nzira nyinshi, mu nama nyinshi turi gukorana na Moya, mu ngamba nyinshi turi gukorana n'inteko y'umuco, dukeneye umuhanzi wihesha agaciro. Ntekereza ko byo ari ibintu twatangiye kujyamo, kandi mu myaka 2-3 bizaba bifite umurongo. Umuhanzi kwihesha agaciro bisobanuye cyinshi. Hari uburere, imico, imyifatire, imibereho ye, uburyo cyagaragara muri sosiyete arimo, mu muryango mugari nyarwanda. Ibyo nibyo twita kwihesha agaciro. Wanahanga ntuhange ugira ngo babone ko wahanze, ahubwo ugahanga ugira ngo umuryango ubeho, igihugu kibeho, abana, umugore n'umuryango wawe bitera imbere. Iyi CMO ifite ishusho nziza, irimo imbaraga zihariye kugira ngo byihute, izafasha abahanzi kubera ko izajya ibafasha mu kujya kuvugana cyangwa se kumvikana y'amasezerano mu buryo bwa gihanga, kandi burimo ingingo zirengera umuhanzi, ku buryo umuhanzi atari buze kubyishoborera wenyine. Arega buriya tubasaba byinshi abahanzi, tukwiye kuba tubasaba guhanga mu by'ukuri. Ibyo bindi bikajya mu maboko y'abandi babafasha kugira ngo bya bihangano bibyare wa musaruro bifuza. Icya kabiri, inshingano ya kabiri, nuko niba tumaze gukorana amasezerano na babandi bakoresha ibihangano, bitewe n'uburyo n'inshuro cyangwa se naho babikoresheje, iyo CMO n'ubundi izajya isubira hahandi bakoresha ibihangano, bakusanye amafaranga, kuko itegeko riteganya ko uwakoresheje igihangano cy'umuhanzi agomba kugira icyo yishyura kigarukira wa muhanzi. Ni ukuvuga rero, niba ari televiziyo runaka, radiyo runaka, cyangwa se hoteli runaka akoresha igihangano, n'ubundi CMO izasubirayo igiye kuzana ya mafaranga bitewe n'ibihangano bakoresheje, bayashyire hamwe. Nibirangira inshingano ya gatatu, umwaka nushira cyangwa igihe runaka nigishira, bayahuriza hamwe, barebe ngo umuhanzi runaka igihangano cye cyakinwa ahangaha, cyakoreshejwe n'abangaba, amafaranga yavuyemo n'ayangaya, bayamushyikiriza. Undi n'ayangaya, bayamushyikiriza. Urumva bizaba bibaye byiza. Ni uburyo bwo kugira ngo imicungire y'uburenganzira bw'abahanzi ijyemo abantu basa naho babishyiramo imbaraga kandi babisobanukiye kurushaho, kugira ngo bibyare umusaruro usa nawo wisumbuye. Umuhanzi nawe agume kuri ya nshingano yo guhanga, abone n'umwanya wabyo, ntitumuhe inshingano zitamureba, kuko abarimo cyane cyane nk'abatangiye vuba, nitubasaba gushinga amasosiyete, amakampani, kugira ngo abafashe gucunga uburenganzira bwabo,
ntabwo bazabishobora bose. Reka rero igihugu kirabarebereye, reka turizera ko hazavamo umusaruro ukomeye kugira ngo abahanzi batangire kumva inyungu ziva mu bihangano byabo mu by'ukuri kandi biri mu maboko bizeye. Kugeza ubu ngubu abanyarwanda rwose twizera inzego za leta idushyiriraho kandi na ya responsibility cyangwa se kwa kubazwa inshingano tumaze kubimenyera, byabaye umuco. N'urwo rwego rero nirujya mu maboko y'ikigo cya leta twizeye ko bizakora neza kurushaho kandi abahanzi baboneremo inyungu twifuzaga. Ndumva ari ibyo muri make. Urakoze cyane Juvenal, turagushimiye. Mwagize igitekerezo cyiza, uburyo mwabitekereje kubikora nimubishyira mu nshingano koko bikagera kubo bigomba kugeraho, ntekereza ko hari icyo zabafasha mu ruganda ndangamuco rwabo. Urakoze. Murakoze cyane namwe, ariko nibuze akantu gato nibagiwe. Hari ikintu buriya tutazi muri ubwo buryo bw'imikorere mishyashya. Hari ibihangano, urabona isi yabaye umudugudu kwa kundi mu bivuga b'iki gihe. Urabona ibihangano ntago bigira umupaka, ntago bikinwa mu Rwanda gusa, hari n'ibikinwa hanze. Rero u Rwanda kuba rwarasinye amasezerano mpuzamahanga arengera umutungo bwite mu by'ubwenge, bivuze ngo buri ibihugu byinshi byasinye ayo masezerano ni byinshi cyane, 120. Bivuze ngo rero igihangano icyo ari cyo cyose cyakoreshwa cy'umunyarwanda, cyakoreshwa mu gihugu icyo ari cyo cyose cyashyize umukono ku masezerano, bafite inshingano mu gihugu, haba i Burayi, Amerika, Aziya, muri Afurika, bafite inshingano z'uko nabo CMO zabo zihuza umusaruro wavuye mu ikoreshwa ry'ibyo bihangano. Noneho ibihangano byakoreshejwe by'abahanzi b'abanyarwanda muri ibyo bihugu, umusaruro wabivuyemo ugaruke mu gihugu kandi abari menshi. Hari n'ibihugu bitubaza rimwe na rimwe tiko twabonye ibihangano runaka by'umuhanzi twaje kumenya ko ari umunyarwanda, havuyemo amafaranga runaka, tubigenze gute? Ubwo rero iyo CMO iri mu maboko y'ikigo cy'igihugu izajya uba umuyoboro mwiza wo kugira ngo uwo musaruro wavuye mu bihangano byakoreshejwe hanze nawo ugere kuri ba nyirawo kandi havamo menshi. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Turagushimiye cyane. Mu kiganiro ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye nk'uko nabibabwiye baturutse mu bigo bitandukanye. Reka twakire umutumirwa atwibwire, hanyuma tubwire n'ikigo yaturutsemo, dukomeze ikiganiro. Ikaze mu kiganiro. Nitwa Yvette Tumukunde, nkaba nkora mu kigo cy'iterambere mu ishami ryo kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Aha niho nambarizwa, akaba ariho nkora imirimo yanjye ya buri munsi. Murakoze cyane kutwakira. Urakoze cyane. Ikaze kandi mu kiganiro Yvette Tumukunde. Nk'urwego rubifite mu nshingano, ni izihe ngamba mufite mu gushishikariza abikorera gushora imari mu ruganda ndangamuco kugira ngo bagere ku rwego rwo guhangana ku isoko mpuzamahanga? Ubwo ndavuga abahanzi. Murakoze cyane. Uruhare rwacu nk'ikigo gishinzwe iterambere, iyo tuvuga iterambere of course ntabwo tuvuga abahanzi gusa, ahubwo tuvuga iterambere rusange ry'abanyagihugu, aho usanga noneho igihugu gishishikariza n'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda gushora imari. Ariko uyu munsi ko cyane cyane twibanda cyane ku ruganda ndangamuco, niho cyane turi buze kugira nk'ikigo gishinzwe iterambere. Rero cyane cyane dufatanya n'ibindi bigo bifite mu nshingano, harimo Minicom ndetse na Minisiteri ifite inshingano ubuhanzi, gushyiraho amategeko n'imirongo migari ituma urwo ruganda rubasha gukora mu buryo burengewe, rukarengera abahanzi ndetse rukarengera n'ababasha gushoramo imari. Urwo rugendo twararutangiye kandi turugeze kure, aho ubu ngubu twasohoye itegeko rishyashya rivuguruye ndetse rishyira ku murongo mu buryo bwiza uburyo bwafasha abahanzi ndetse n'umuntu wese washoramo imari muri urwo ruganda. Si ibyo gusa, turagenda kandi tukanasanga ndetse n'abahanzi tukabasha kubahugura muri ibyerekeye amategeko kugira ngo babashe gusobanukirwa neza uburenganzira bwabo kuri ibyo bihangano, kuko birashoboka yuko haba hari amategeko ndetse n'izindi polisi zirengera umuhanzi, ariko mu gihe umuhanzi atabashije gusobanukirwa neza amategeko amurengera, ushobora gusanga nta terambere rivuye muri urwo ruganda. Icyo ngicyo nabyo turabikora ndetse dufatanyije n'ibindi bigo bitandukanye, harimo ibyo twavuze haruguru.
si ibyo gusa kandi turagenda tugasanga na babandi babikoresha kuko ibihangano kugira ngo bitere imbere n'urwo ruganda rutere imbere ni uko bikoreshwa bikajya hanze bigakoreshwa ndetse bikabasha gutunga n'uwo muhanzi wa muntu rero ubikoresha agomba kubanza kumenya inshingano afite zo kujya gukoresha icyo gihangano. Ese mu gihe akoresha icyo gihangano inshingano ufite ni izihe? Cyane cyane turibanda ku nshingano zituma uwahanze abasha kubona umusaruro wo kubona ibyakomotse ku bihangano cyiwe. Ibyo byose rero iyo byegeranye bituma noneho uruganda rutera imbere. Uruganda iyo ruteye imbere biha imbaraga n'umuntu ushora imari kuko abasha kubona mu buryo bufatika yuko imari yashoyemo izagaruka ndetse ikanamwongerera n'inyungu. Cyane cyane rero twebwe aho ngaho niho usanga ikigo cy'iterambere turi cyane mu gufasha abahanzi kubahugura, mu kugira inama igihugu ndetse n'izo minisiteri zifite mu nshingano ibikenewe, ndetse kandi tugafasha abahanzi kwandikisha ibihangano byabo. Ubu ngubu noneho itegeko rishyashya ryaduhaye inshingano noneho ryo kubasha gukurikirana ikoreshwa ry'ibihangano ndetse no kubasha kubafasha gukuramo umusaruro ufatika. Urumva rero dufite inshingano nini kandi izo nshingano tukazazifatanya no kugira ngo twereke abashoramari ibyiza birimo, icyo gihe noneho muri rusange urwo ruganda rugatera imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mujya mugira amahugurwa yo gusobanurira abahanzi ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange kuri ibyo bikorwa utubwiye. Hanyuma nk'uko ubitubwiye misengera amatsiko yo kukubaza iki kibazo, ni iki mwiteze nyuma y'ibyo bikorwa nimumara kubigeza mu bantu? Mwumva ari uwuhe musaruro uwuhe mwiteguye kandi nizihe mbaraga muri gushyiramo kugira ngo mugere kuri uwo musaruro? Nakoze cyane nk'uko nabivuze, amahugurwa ikintu cya mbere twavuga yuko umuntu yagira intumbero ya bugufi ndetse n'iyakure. Intumbero ya bugufi ni ukugira ngo uwo muhanzi uwo nguwo nyiri igihangano cyiwe abashe gusobanukirwa uburenganzira bwiwe. Icyo gihe bimufashe noneho no gusobanukirwa umwuga arimo, amenye n'uburyo abasha guhagarara mu ruhando. Ikindi ni ukugira ngo noneho n'abazamukomokaho babashe kumenya uburenganzira bafite kuri icyo gihangano, kuko igihangano burya ni umutungo ushobora guhabwa n'abamukomokaho, ushobora kubiragi. Icyo gihe rero navuga ngo iyo ntumbero turi kubaka uruganda ku buryo ruzatunga umuhanzi n'abamukomokaho. Icyo ni imwe ntumbero dufite. Iyindi ntumbero ni ukugira ngo duzane umuco noneho mu banyagihugu, babashe kumva yuko ibihangano ntabwo ari ibintu by'ubuntu, ntabwo ari ikintu umuntu atoraguye hariya, ahubwo bacyubahe. Ni undi mutungo wese ushobora ntabwo ari ushobora aho guteza imbere nyirawo, bawubahe ndetse kandi bawukoreshe, babashe kugira kumenya neza uburenganzira bw'umuhanzi ndetse no kubwubahiriza. Ibyo byose rero bikaza gutuma urwo ruganda rutera imbere. Ntabwo turi kureba gusa mu gihugu mo imbere, ahubwo dufite intumbero y'uko abahanzi bacu bazatera imbere bagahagarara ku ruhando mpuzamahanga. Ubu ngubu usanga dutekereza abanyamahanga ko bateye imbere, ariko se ibyo bihangano bafite, izo mpano natwe turazifite. Izo mpano rero ni ukugira ngo tugende noneho tugurishe, dushaka kugurisha hanze ibihangano byacu, kandi tukaba twizeye neza ubunararibonye bw'abahanzi, kubera ko iyo ufite ubushobozi ubasha guhanga mu buryo mpuzamahanga cyangwa se mu buryo bwa competition mpuzamahanga. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Niba hari ubutumwa bufite waha abadukurikiye wabutanga? Murakoze cyane. Ikintu nabwira abahanzi ni ukumenya neza uburenganzira bwabo, kuko amategeko arahari kandi ibigo birakora cyane kugira ngo bibashe kubafasha kwiteza imbere no kumenya uburenganzira bwabo. Ikindi ngashishikariza abakoresha ibihangano kumenya ko ibihangano ni umutungo bwite w'umuhanzi. Babyumve, babyubahe kandi babihe agaciro nk'uko babisabwa. Ikindi ni ukugira ngo twese hamwe dufatanyije tubashe guteza imbere uru ruganda, kuko ni kimwe mu ishami rifasha guteza imbere ubukungu bw'igihugu mu Rwanda. Murakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye. Mukunde nawe utaha mu kiganiro. Turacyari mu kiganiro umuco mu iterambere. Nababwiye ko bafite rwose abatumirwa beza baturuka mu bigo bitandukanye biri mu gisata cy'ubuhanzi, uburyo barushaho kubafasha ndetse no kubazamura no kubateza imbere mu ruganda ndangamuco. Reka atwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro. Nitwa Jonathan Niyomugaba, nkora muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, mu ishami rishinzwe iterambere ry'ubuhanzi.
ikaze mu kiganiro niyo mugaba. murakoze cyane. Hanyuma mwatubwira ingamba Minisiteri y'Urubyiruko ifite mu guteza imbere abahanzi? Murakoze cyane. Ubuhanzi, icyerekezo igihugu gifite ni uko ubuhanzi butunga umuhanzi ubukora. Ntabwo gitekereza umuhanzi nka wa muntu unezeza abantu bakishima bakanezerwa ariko we ntagire icyo akuramo. Ubu ngubu icyerekezo gihari ni uko ubuhanzi bufatwa nk'uruganda, bufatwa nk'icyiciro cyangwa nk'imwe mu nkingi ziteza imbere igihugu. Ibyo rero kugira ngo bigerweho ni uko umuhanzi agira ubumenyi bw'ibyo akora, kubakirwa ubushobozi mu buryo bw'ubwenge, skills. Icya kabiri, umuhanzi ni uko ibyo akora bimwinjiriza amafaranga. Abahanzi ibyo bakoraga hari igihe twabyishimiraga ariko ntitubyishyure, amafaranga ntamugarukeho kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere kubera ko wenda nawe ubwe atarinda ibihangano bye. Icya kabiri kubera ko natwe ababikoresha tudashaka kumwishyura. Ubu rero icyerekezo cy'igihugu ni uko icya mbere abahanzi nibagira ubwo bumenyi. Ikindi cyerekezo ni uko hagomba kubaho inzego z'abahanzi. Leta ntabwo yafasha buri muhanzi ku giti cye ngo tumugereho mu rugo iwabo, aho abarizwa hariya mu cyaro cyangwa mu mujyi. Ariko n'ababarizwa mu nzego z'ubuhanzi bizaba byoroshye kumufasha no kumuteza imbere, kumutekerereza n'ibindi. Ikindi nari nkomoje ku bijyanye no kunguka, kubona amafaranga aturuka mu bihangano. U Rwanda rwagize neza kuko rwiyunze ku isi ku bigendanye no gushyiraho itegeko rigenga umutungo bwite mu by'ubwenge. Ariko intambwe none igezweho ni uko ibihangano abahanzi bakora bigomba kubona amafaranga aturutse mu byo twita CMO. Ni imiryango cyangwa ibigo bikusanya za nyungu z'abahanzi hanyuma bagashyikirizwa izo nyungu. Icyo rero ni ikintu cyiza Leta y'u Rwanda ifite mu ngamba, kandi dutekereza ko ibyo byose nibikorwa ku bufatanye bw'abahanzi na za nzego zabo ndetse n'inzego zitandukanye za Leta n'iz'abikorera, ibyo bizatuma umuhanzi akira, agatungwa n'ibyo akora, umuryango we ugakira n'igihugu kigakira. Icyo ni cyo cyerekezo cy'igihugu ku bigendanye no guteza imbere ubuhanzi, kandi no kuba Leta y'u Rwanda yarashyizeho Minisiteri ishinzwe umuhanzi ni ikintu kitigeze kiba mu mateka y'u Rwanda. Bizatuma cyangwa byatangiye no gutanga umusaruro, bizatuma rero abahanzi batera imbere bagatungwa n'ibyo bakora. Urakoze cyane niyo mugaba, mufite gahunda nziza. Hanyuma niba hari ubutumwa mufite mwagenera urubyiruko mwababwira nta kibazo. Ubutumwa ni uko ari abahanzi b'urubyiruko ari n'abakuze, ni uko twifuza ko abahanzi barangwa na za ndangagaciro z'umunyarwanda, bakiga. Ubuhanzi ni impano ariko buranigwa. Iyo ufashe impano ukayihuza n'ubumenyi bituma ibyo ukora birushaho kugira umwimerere kandi bikagira n'ahandi mu mahanga. Abanyamahanga bakunda ibyo dukora. Tujye ku isoko ry'umurimo mu buhanzi ku rwego rwa Afurika, rw'isi, rwo mu karere tugeze heza. Ibyo rero bizatuma abahanzi batungwa n'ibyo bakora, kandi ntekereza ko n'urubyiruko ruzungukiramo kuko abenshi mu bahanzi dufite n'ubundi ni urubyiruko. Ubutumwa ni uko. Urakoze cyane. Nyakubahwa muyobozi intebe y'inteko uyobora inteko y'umuco, nyuma yo guhugura abahanzi ku itegeko rirengera ibihangano byabo mu by'ubwenge bwite ndetse no kubasobanurira ku bijyanye no gusigasira indangagaciro mu muco nyarwanda, ni iki mwiteze kuri bo? Icyo twiteze ku bahanzi b'u Rwanda ni byinshi, ariko wenda kimwe gihatse ibindi ni uko nyine baba abahanzi babereye u Rwanda, babereye igihugu cyacu, bimakaza indangagaciro n'amahame by'umuco w'u Rwanda, bakabikora binyuze mu bihangano byabo, binyuze mu myitwarire yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imbaraga barazifite, ubushobozi
barawufite kandi u Rwanda ruterwa ishema no kugira izo mbaraga. Ikindi gihari ni politike nziza ibishyigikiye, ngira ngo igisigaye rero nuko nyine bajya mu ngamba, buri wese akumva uruhare rwe mu gusigasira umurage, umuco, ururimi rw'u Rwanda, ariko noneho mu buhanzi bakora bukaba ari ubuhanzi buvoma mu murage, mu muco, ubuhanzi bwambuka imipaka bugera kure. Turifuza ubuhanzi butagarukira mu Rwanda gusa, busakara ndetse bukaba bwagera ku rwego runakurura abandi bahanzi bo mu mahanga no kuza kureba aba bahanzi bo mu Rwanda bateye gutya, bafite izi mpano, barimo kugira ingaruka nziza ku muryango nyarwanda, baturuka mu gihe gihugu. Nabyo bishobora gukurura abakerarugendo baje kureba abo bantu. Rero ni iyo shusho twifuza ku bahanzi b'u Rwanda. Abahanzi mu bihangano byabo bafite n'indangagaciro yo kubahiriza uburenganzira ku mutungo mu by'ubwenge. Ngira ngo niyo mpamvu amahugurwa nk'aba yabayeho, kugira ngo abahanzi bamenye amategeko ariho, uburenganzira bwabo ku bihangano byabo, ku mutungo mu by'ubwenge byabo no kubyubahiriza. Ariko ubundi ababyubahiriza ni abakunzi babo, ni abafana babo. Rero aba ari umwanya mwiza wo gusaba n'abantu kubaha ibihangano by'abahanzi. Ikindi cya kabiri cy'umwihariko ni ku mikoreshereze y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Twabibonye ko ururimi rw'Ikinyarwanda ni ururimi kavukire. Twifuza ko abahanzi nimba bahisemo gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda mu bihangano byabo, barukoreshe mu buryo buruhesha icyubahiro, ishema, birinda nyine kuvanga ivangandimi. Twaje gusanga ari akamenyero tugomba gufatanya guca, kurwanya, birinda kurugoreka no kuruhinyura, ahubwo bakaruhesha agaciro, ariko nanone badaha akato izindi ndimi z'ubutegetsi zemewe mu Rwanda, ko turifuza ko n'abahanzi bazimenya. Ndumva rero ari ubwo butumwa twatanga. Abahanzi bacu ni imbaraga zikomeye. Ikindi rero ni ukubasaba kujya mu bukangurambaga ubu buriho, bakoreshejwe ijwi ryabo, bakoresheje impano, ubuhanzi bwabo. Bareke duhindure, tugire impinduka nziza ku muco nyarwanda, ku banyarwanda. Nigeze kubaho urugero rwa computer na software, ubwo tuba twifuza ko baba software nziza irimo porogaramu nziza. Nibwo butumwa nasoreza. Dushoreje ikiganiro cyacu Umuco mu Iterambere. Ngira ngo mwumvishe byinshi, buri wese mu gisata cye hari uko yabivuze, kandi mwumvishe ko hari ingamba nziza cyane zireba abahanzi ndetse za guverinoma yacu, kugira ngo twubake umuhanzi rwose ushoboye kandi ushobotse kandi ufite iterambere, ibyo akora bikamutunga kandi bikagira umumaro, kuko umutungo wabo bwite kandi mu by'ubwenge bakwiriye gusigasira, bakarushaho kubibungabunga bikabagira umumaro. Nta muco nta terambere twageraho rirambye ry'igihugu. Mureke twese hamwe mu byo dukora byacu bya buri munsi duharanire gusigasira umuco w'u Rwanda ni mwiza, umuco mu iterambere. Ni Nyirabahere Marie Constantine.